ubuzima bw'umubyeyi w'umutekinisiye mu rugo. N'ubuzima si ko ari ubuzima burebure we, ako gusa ntago umuntu yavuga ko ari ubuzima budashoboka. Buravunnye nk'uko n'abandi bakora indi mirimo biba bivunnye, ariko ahere ku cyatanu ngeraho icyatanu ngikuba inshuro zirenze 10 ku munsi. Niho nahere nta handi. Byaturutse mu kwiyemeza ugafata umwanzuro ubundi ukaza ukataka. Hari igihe kigera ukavuga ati Mana yera igakiranuka. Ubundi ubu nari natekereje njya gukora ibi bintu bitekinike. Uzi icyo gihe ngiye cyari ryari nkimara kubyara umwaka wa mbere. Yesu we. Kubera yuko ababyeyi benshi wenda kereka bamwe na bamwe nibo numvishe bagira abana batabyuka nijoro, ariko abenshi abana babyuka nijoro. Noneho yari impanga nibo umwe ushobora kumufatira iminota 30 uri kumwonsa, abandi wenda ni isaha. Kandi agasinzira amasaha 2 akahita yongera akanyira akabyuka. My friend, aho uravuga ati uzi ko nageze aho ngure mumbwire ngo nasinziraga amangahe, none ukajya muri site. Ubwo urumva nabyukaga niruka. Nyuma y'amezi 3 ujya muri site. Turashize. Amezi 3 na 2 nagiye ngiye abana bafite amezi 3 kwa amezi 3. Ari n'impanga none. Shiti zanjye. Abantu munkurikiye baba mama muze muri comment muze kuza kumbwira ngo mwe byari bimeze bite. None nageze nananirwa kugeza ubwo uvuga ati ndananiwe. Aho niwe natekereje navuga ariko ubundi harya abantu bahera bavuga yuko umuntu ashoboye. Ariko nyine ariko bavuga ngo igitsina gore kirashoboye. Hari aho navuze ntariko bavugaga gushobora muke. Hari ikintu cyamfune. Nuko kujya gukora ikizamini cya leta ufite umurambo mu rugo. Biranagoye pe. Ibaze nyine nawe umubyeyi umwe wari usigaranye. Yes, twongeye kubasuza abakunzi b'inkuru nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, muri East Africa, Burayi, Amerika, ku isi yose ahantu uzareba ikiganiro uherereye, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Iyi ni Inkuru Nziza TV. Twakoze urugendo ubu noneho twageze ku masite y'abenjenyeri. Ndakwibutsa ko niba utarakora subscribe usabwa tugusabye kugira ngo dukunde. Ariko nk'umuntu ureba ibiganiro byacu akaba adakora subscribe, waraje kutuneka. Waraje gutata igihugu. Cyukandaho nyabona ntago bisaba, nta facture ya IBM bisaba. Yego. Twagiye kuri tele, twagiye gusura umumama wiyemeje, wirwanyeho. Yirwanyeho koko aravuga ati wana ngomba gukora uturimo tw'amaboko. Alexandrine, umeze neza? Ndashima Imana. Nta kibazo. Ndamahoro. Urabyumva ute ko ngutunguriye kuri tele? Nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi. Ese uba wumva bimeze bitera? Uzi ukuntu watangiye uvuga ngo umumama wiyemeje. Wirwanyeho. Umva kwiyemeza byubakwe bishyirwa imbere cyane. Oya ngiye burasimba mbyumva. Wenda nabonaga ubikora ariko ntabwo numvaga uburyo nyine kuri tele ukuntu bumeze. Ubwo imyaka ibintu bikoze igihe kingana gute? Guhera 2015. Imyaka 10 irizinze. 11 turi kuyitemberamo. Si myinshi. Bita mbona n'ukuntu ushaje. Ubwo imyaka 10 yose. Imyaka 10 yose nzi. Watangiye ufite imyaka 14. Oshya nanone mbabarira. Nari ndi muri kaminuza mu wa 2, ubwo se urumva ntari nkuzemo. Yes, twakiye umwenjenyeri wacu. Tugiye kuganira, ushobora guhita yibaza ati ibintu no tugiye kureba nibikiye. Murareba aho bigana bishyira. Nibatera udutebe. Ni byiza mutere udusonga bugari. Aha. Nibaze bicare tuganire. Mbere yuko rero ukora ibingibi uri n'umukristo. Yego. Reka dutangize ikiganiro cyacu nubwo turi kuri tele. Twibese kugira ngo tuganire. Ugiye kudusengera kugira ngo ikiganiro twirukane Satani uri muri tele. Tuganire neza. Yego. Yego umwanya no wawe. Kadusenge.
Uwiteka Imana turagushimye turaguhimbaje data mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi imbere y'amaso yawe izina ryawe nishyirwe hejuru tugushimiye kugira neza kwawe kurinda kwawe gukomeye imbabazi n'ubuntu urukundo ugira turabigushimiye tugushimiye umwanya mwiza uduhaye tugushimiye iki kiganiro utwemereye dukora ntaba ari twe muri byose utwemerere izina ryawe rishyirwe hejuru duciye bugufi ushyirwe hejuru iteka ntaba ari twe mu byo tuvuga mu byo dukora no mu byo dutekereza gukora ahubwo muri byose udushoboze kubasha izina ryawe twemerere imitima yacu iboneke imbere y'ubwiza bwawe iboneye maraso y'umwana wa Yesu Kristo adutunganye amanywa na nijoro umugayo uwo ari wose utugaragaraho utwemerere utubabarire ututunganye ntaba ari twebwe ahubwo kubana kwacu kubukwera ikiganiro cyacu kibikera ntago twe twamenya umugambi mugari uri inyuma y'iki kiganiro ariko wowe urawuzi uwo nguwo reka uba ari wo ukorwa abazacyumva kizababera icy'umumaro aho kizagera kizabe icy'umumaro kandi natwe tugikoze kitubera icy'umumaro nk'uko ijambo rya riri yuko ibyo ugambirira iteka kudukora ari byiza atari ibibi reka umugambi wawe iteka tubonesha amaso yacu kandi iteka tuboneke imbere yawe tugushima shyirwa hejuru n'ibyo nsabye nk'umwana w'umuntu gusa mbisabye mu izina rya Yesu Kristo nizeye amen. Yego urumva ko arizamuye rero abuze gato arizamuye abuze gato neza siko nagiye kwibagirwa icyumba cy'amasengesho nagiye kwibagirwa nari ngeze ngo tugeze mu butayu tugiye kubanza gusenga kubera akazuba n'ukuntu utabimagina ko ari mu butayu ese buriya kubera aya matere ujya ukunda kujya mu butayu wari wasengera mu butayu ndabirambiwe ibyo byawe ndabirambiwe si urabona ndabirambiwe tuyirengagize ndabirambiwe yego nagiyeyo ndabirambiwe utayibagiwe nta muntu hariya haruguru utazi ndabirambiwe Dieudonne ndabirambiwe haze njya mpumva ntabwo uragerayo njya mpumva nagiyeyo bitari rimwe naharebesheje amaso nka kumwe Mose kuki utagiyeyo aba ari hatari ariko se hari umuntu ushobora guhita yibaza ngo si umusozi uba ujya aho kenshi wari ugiye gusengera iki niba atari ibanga ugiye gusengera akazi Imana ikugabize reka nkubwire byakugora kubona umuntu wavukiye mu bintu byo gusenga ugeze ku myaka irimo gutaranika nizere ko taranti mutari kuyimburaho utarajya mu butayu ikivuga imyaka 10 bimazemo uhita ubyumva abarigendi babyumvishije byakugora kubona umuntu wavukiye muri ibintu byo gusenga by'umwihariko muri ADPR ngo agere ku myaka 30 atarajya mu butayu nk'umunsi umwe byagorana umunsi wa mbere nagiye mu butayu se burasi nigaga wa kane primaire yego ubwo bwa mbere nagiye mu butayu uri inararisense ni ubuzima umuntu aba yarakuriyemo ni ubuzima umwana yarakuriyemo buriya uwakuriyemo iwabo banywa agacupa sibyo yanze bikunze nawe akabarike yakagiyemo afite nk'imyaka nk'irindwi yego natwe rero ko ari byo bintu twakuriyemo wisanga denko wagiyeyo bikarangira bihindutse ubuzima bwawe bwa buri munsi ariko ntabwo bivuze ko ndi umunyabutayu cyane bya hato na hato ariko si ubu mperukayo ubundi se ubundi babufunze nta muntu ujya gusengera ntabwo mperuka yantuka ariko ntabwo navuga ko ntagiye nanone byibuze se igihe wagiyeyo wabonye hari icyo bitanga hari icyo wakuyeyo kubizerera mu gusenga experience just nk'umuntu wabigerageje ku muntu wizerera mu gusenga rero twizere neza ko nta sengesho ry'umunyagara automatically tuba twarabibonye ibisubizo by'ibyiza ubwo ngubu Imana rwose musigaye nese ubundi dusigaye dusengera mu
mu nsengero, mu byumba by'amasengesho byo ku rusengero, ku nsengero zemewe, no mu rugo. Mu cyumba cyawe. No mu rugo, yego. Ubona. Yego. Uri kuri tere, twagusanze kuri tere kubona ndi guhiga umugati. Umudamu mu kigo. Kwanza ntabwo kukina nibagiwe. Iyi tere yanyu yandangaje. Ureba ibyuma. Ibwira abantu bacu bagukurikira bo ku Nkuru Nziza uko twaguhaye ikaze. Ushobora kureba agashaka no kukureba akavuga ati uko ari kubona wambaye impeta, akavuga ati yabibwira abantu. Murakoze kandi mwakoze kunyakira. Ntangiye rero ndi kwivuga. Amazina yanjye ni Uwitonze Mami Alexandrine. Hari ukuntu mami barikuramo ariko naryo ribamo. Kurangamuntu ririmo? Yego. Mami Alexandrine. Ntamenye ubwenge ubundi genzi ko narinze ndangiza nka primaire ko nitwa Uwitonze Mami gusa. Nkeka ko irindi ryajeho nyuma. Ku makuru make mfite ariko antukana Uwitonze Mama Alexandrine niyo mazina yanjye. Ndi umubyeyi, mfite abana 2, mfite umutware. Nkuko ari kubabwira ndi muri site. Nize ibyo twita land survey cyangwa se topography. Abantu bakunda kuvuga ngo ni topography. Ni nabyize ari land survey muri Nesi. Nesi Ruhengeri. Niho nize guhera 2012. 11, 12, 12, 13. Siko nabyibuka buriya byanyeze bite. Imyaka imaze kuba myinshi. Urumva uri mama w'impanga ukaba ukora no muri ibi bintu. Urananiwe koko. Nabyize 2012, 13. Niho natangiriye muri Nesi. Imyaka 3 ya mbere ariyo twita A1 diploma. Akaguhereza ka diplome kawe. Washaka ukikomereza ukagenda ukajya kugashakisha umugati cyangwa se ugakomeza A0 gusa njye narakomeje. Ndangiza na A0. Ubwo yose hamwe iba ari imyaka 5. Yego. Kuri kwiyumva ya kaminuza sirimo 3 ya mbere n'ibiri ya nyuma. Nasohotsemo 2018. Abana natangiye gukora ibi bintu ndi mu wa 2 kaminuza. 2015. Susi nivuge. Ewana. Biography yawe inyuzemo. Umuntu aba yaragenze, aba yaratereye imisozi myinshi, aba yaragenze urugendo runini kugira ngo agere aho ngaho. Ariko ku kintu utagize, uri mama w'impanga. Yego. Uri mama w'impanga. Ndashima Imana. Ndi mama w'impanga zikuzemo. Ako zidakuze cyane nanone ntavuga ngo zikuze bakagira ngo zirakuze cyane. Bafite imyaka ingahe? 4. Imyaka 4. Yego. Yego. Arashobora kukubona akibaza se uyu muntu ufite izi nshingano akaba ari umubyeyi akaba akoze ibi bintu mu gihe cy'iyo myaka yose ingana ityo. Yego. Abihuza ate n'inshingano? Urumva yabitangiye ari umukobwa. Yego. Ariko bigeraho agira inshingano. Ese bishobozwa n'iki? Nko kwivuza nabitangiye ndi umukobwa. Kuko nimariye muri 2018. Sikora abantu bambona ngo bakagira ngo ndacyari umukobwa. Ufite itoto. Akuse honest ubu kuko ndi umukobwa. No ewe. Hari abantu bajya bambona ngo bakabona ndacyari umukobwa. Abantu benshi muri site bambonye bihutira kureba nimba nambaye impeta. Mundi muri site sinshobora kuyisiga. Nshobora kuyisiga ngiye ku rusengero cyangwa se ngiye no mu mujyi gutembera sinzi. Ariko muri site umuntu kimbona ngo abajijinganya nimba ndi umukobwa cyangwa ntari umukobwa. Nkunda kwijyana kugira ngo mborohereze ibibazo. Natangiye ndi umukobwa 2015. Urumva nawe umukobwa ni Maria 2018. Ubwo kuba ari gutera imibare bahise bamenya n'imyaka amaze mu rugo. Sirimo. Dieudonné uko nari myinshi? Ni myinshi kabisa.
ni myinshi ni myinshi cyane. urayitere uzi abantu bavuyeyo biruka ni benshi cyane. Turashima Imana nta kitakoze. Iyo ubonye umwaka wa mbere urangiye, wa kabiri, wa gatatu, umuntu aba ashima Imana pe. Gusa ntabwo ari byo umuntu yishoboza. Habe kubaka, habe gukora muri site igihe kingana gutya, ndabikesha Imana. Ndabishimira Kristo kuko niwe wabinshoboje. Yego. ibyo ngibyo guhuza uri kuri tere wenda hari igihe umuntu ashobora kuba mwataha amajoro cyangwa izo mpanga wenda bamaze kujya ijuru, wenda bamaze gukuramo uburyo bw'inuza kuba bakeneye na affection y'umubyeyi. Yego. Tunyure muri make, hari ushobora kwibaza ibyo bintu ese abimanaginga ate? Natwe tuba hari n'uburi mu rugo ugasanga biramugora cyane, wowe bihuza ute? Ubuzima bw'umubyeyi w'umutekinisiye mu rugo ni ubuzima, si ko ari ubuzima burebure we, ariko gusa ntabwo umuntu yavuga ko ari ubuzima budashoboka. Buravunnye nk'uko n'abandi bakora indi mirimo biba bivunnye, ariko ntabwo nirirwa mu kazi ngo mpere mu gitondo ngeze n'ikindi gitondo ndi mu kazi. Hari igihe mukora ama night shift, ariko urataha. Mu busanzwe akazi gatangira saa moya muri site, kakarangira saa 11. Iyo nta mbogamizi zabayemo, saa 11 muba mwatashye. Iyo hatabayemo akazi kenshi, ubwo urumva nyuma y'amasaha akazi wataha ugakomeza n'izindi nshingano. Gusa ikintu nibuka koko mvuga nti ahangaha hari igihe kigera ukavuga ati ariko ubundi buriya natekereje neza Dieudonné. Gataho sinibeshye. Sorry. Hari igihe kigera ukavuga ati Mana yera igakiranuka. Ubundi ubu nari natekereje njya gukora ibi bintu bitekinike. Uzi icyo gihe ngiye cyari ryari nkimara kubyara umwaka wa mbere. Yesu we. Kubera yuko ababyeyi benshi wenda kereka bamwe na bamwe nibo numvishe bagira abana batabyuka nijoro, ariko abenshi abana babyuka nijoro. Noneho yari impanga, niba umwe ushobora kumufatira iminota 30 uri kumwonsa, abandi wenda ni isaha. Kandi agasinzira amasaha 2 akahita yongera akongera akabyuka. My friend, aho uravuga ati uzi ko nageze aho nkajya ndeba nk'umuntu nko mu muhanda, wenda umukobwa cyangwa umumama ufite nk'umwana, namubona yiteka makeup, avuga se babona umwanya ryari bari abantu. Nabonaga nk'umuntu nkavuga se yabonye umwanya wo kujya muri miruwari. Kubera yuko ngewe byaramvunye pe. Byaramvunye. Mu ijoro banza nasinziragamo nk'amasaha 2, kuko urumva ijoro ritanye nka saa moya abana babaga baryamye, natwe nka saa 2:30 saa 3 tukaba turariye. Saa 3 najya gusinzira bakaba barakangutse, nkabahereza nkabitaho, byagera nka saa 4 bagasinzira. Nagira ngo ngiye gusinzira saa 6 bakaba barabyutse. Nkongera nkabyuka. Mu ijoro nasinziragamo nk'isaha 1. Kano gukabya wenda nk'amasaha 2. Buri masaha 2 nyine mugendemo wakangure mumbwire ngo nasinziragamo angahe. None ukajya muri site. Ubwo urumva nabyukaga niruka. Nyuma y'amezi 3 ujya muri site. Turashize. Amezi 3 na 2 nagiye ngiye abana bafite amezi 3 kwa amezi 3. Ari n'impanga none. Inshuti zanjye. Abantu mu nkurikiye baba mama muze muri comment muze kuza kumbwira ngo mwe byari bimeze bite. None nageze ari abantu bajya bavuga ngo ntiwasinzira ngo bikunda. Kampani nakoreragamo ariko ntindebe nabi. Nageraga muri site nkicara. No, urumva batangira mu gakora. Icyo gihe rero nari ndimo nkora imihanda rero nuguhagarara, ntago ari muri office, sinzu ngo bari kubaka wenda ngo hari ku ruhande harabara amatafari ageretse urawicayeho. Icyo gihe rero nari ndimo nkora muri projet nayo itoroshye, najya mbyuka. Nari ndimo nkora muri za projet zo muri Kacyiru,
imihanda ya polisi yo muri Kacyiru hariya kuri headquarter no kuri hariya kuri cyahoze kiliziya niho nakoreraga. Navuye muri konje maternité ntangira kuri kiliziya hariya Kacyiru, mvamo nza hano muri polisi muri headquarter, mvamo nza hano ku Kinamba. Nta hantu na hamwe ho kwicara haba hari. Usko nenze kujya nsinzira mpagaze, ariko uragerageza ugakora, wakumva unanireho gatoya ukaba wajya ku ruhande ho gatoya ukafata amazi ukanywa, ukongera ukagaruka mu kazi ugakora. Umubiri urananirwa kugera ubwo uvuga ati umubiri urananiwe pe. Urananirwa kugera ubwo uvuga ati ndananiwe. Aho niwe natekereje navuga ariko ubundi harya abantu bahera bavuga yuko umuntu ashoboye. Nyine hari ukuntu bavuga ngo igitsina gore kirashoboye. Hari aho navuze ariko bavugaga gushobora mu ki. Narananiwe. Bamayemo pose y'isaha. Ubwo nyine ngiye barakubwira ati ufata isaha ushakiye. Ufata isaha imwe uyishyiraho ushaka. Niba urayishyira ku mugoroba cyangwa urayishyira mu gitondo. Mu gitondo rero naravuze none ubundi mba naraye nicaye, reka ahubwo njye nyishyira ku mugoroba kugira ngo nkomereze wenda amasaha menshi ndi mu rugo. Saa moya n'undi saa 12 abana barongera bagasinzira bakasa nk'ababyutse saa 3. Ku manywa barasinzira cyane, nijoro barasinziraga cyane. Abana n'ubisha ari abana beza biwanjye bo zabibabwira bakuzemo. Bazabireba n'ibingibi. Bazaze barebe iki kiganiro nararaga nicaye umva gusinziriza umwe undi nawe kongera ukamusinziriza. Hari igihe banga ukabyuka ugaheka. Umwaka wa mbere warangoye iyo mutekereje. None amprisi impanga nge nagomba mbikurura. Reka nkubwize ukuri umunaniro uridaboringa. Aho narananiwe ndagira ndavuga ni pe tuvugisha ukuri ndananiwe. Ndananiwe pe. None nangaga kugora abakozi kugira ngo ku manywa babone ukuntu baza kubitaho, nijoro nkagerageza nkabyimba inshingano zanjye. Navuga ni nk'umugore nyine naje gushaka narabyiyemeje reka mbikore. Yes. Narananiwe. Ni urugendo rugoye runagize. Arushobora kenshi hano dukora rushobora kwibaza ngo ibiganiro none bimeze bite. Icyatumye ngutungura ngo dukore n'iki kiganiro kuri tele, intego yanjye yari kugira twinspiring abana b'abakobwa mu mpande zose gufata ibyemezo bikomeye. Amprisi noneho urumurokore ukora ibi bintu benshi bakunda no kubitinya, sibyo? Yego. Biranavuna ariko bajye babitinya kugira ngo nibabizemo bazi biyemeje. Biravuna kuko ntago bivuze ko bidashoboka. Benshi barabitinya no kwerekana ko umugore ashoboye. N'ubusanzwe tuzi ko muri ababyeyi batubyara murakomeye cyane. Urumva n'izo nshingano zose uvuze uri umugabo sinzi ko ntabwo wabishobora. Buriya abagabo ukuntu duteye no dukora ikintu kimwe kikarangira tugakora ikindi gutyo. Ariko mwe mufite ubushobozi bwo kuba mwakora ibintu byinshi icyarimwe. Konsa uri gutanga amawayiza, guteka uhetse, kumba kwita ku mugabo. Nese umugabo we ntabwo bimubangamira wenda kuba ashobora ko abagabo ari ukuntu bikunda ukumva bakeneye affection nawe kumwitaho kita no kubana kugira nyine agire ubwa buzima butandukanye n'ubwa gisore yabagamo. Ibyo bintu byo ntabwo yigeze wenda ngo ubone, wenda ashaka kutabikubwira ariko umve nyine byamubangamiye. Reka nkubwire tuvugishe ukuri. Ntago ntekere bo simbizi ngo yatekerezaga iki, ariko urugendo twari dufite ndavuga ngo twari dufite kwa ko twari turusangiye. Inshuti yanjye araho byageraga nkamubwira nafata uyu nguyu nawe ufashe uyu nguyu, reka mbe mfashe uyu nguyu ndabona ari ugoranye cyane nawe ufashe uyu nguyu. Byashobokera gute umuntu kubona wari kurwana no kuba afite byibuze atari kurira ngo atekereze no gushaka ngo kwitabwaho. Dabora agize Imana bamukiza n'uyu nguyu bamuhaye. Ntago gusa mfite umugabo mwiza ndamushimira Imana nawe kandi yumve ko mushimye. Dore nyemera nshimira uriya mutware Imana yampaye. Imana imuhe umugisha, arihangana, amahoro, aransapotinga byuzuye. Imyaka tumaranye ntacyo mushinja. Yaguhaye ibirenze ibyo wayisabye. Yego. Namubonyemo ibirenze ibyo nasabye Imana.
iki ni icyemezo gikomeye cyo gufata benshi binabagora. Ubundi kugira ngo ufate iki cyemezo cyo gukurikira ibintu ukanabikora ampurisi none uri umurokore mw'imbere twita umu-ADPR bitamo agapantaro ukajya mu kazi. Icyo cyemezo kantu k'agapantaro se kandi yes kuko benshi ntabwo bakunda kuzambara, ashobora kuba bagira icyo cyemezo gufata icyo cyemezo byonyine no kuvuga ngo ndi umugore ariko ngomba kujya gushakisha. Wari umukobwa ubitangira wenda ubu ngubu wenda ufite wagira ashaka guhita avuga ati ni umubyeyi ari gushakira icyo agaburira bari abana be b'impanga. Uri umukobwa gufata icyo cyemezo kugifata byaturutse kuki? Urumva icya mbere narabyize, icya kabiri ndi umuntu ukunda gukora sinzi nkunda kwiyemeza nkunda gufata imyanzuro ikomeye. Sinzi wagira ngo bimba mu maraso, nkunda gukora ibintu binsaba imbaraga, ndakora, ndi umukozi, ndabikunda, ni ibintu bimbamo gukora ibintu binsaba imbaraga kandi kubw'umugisha nkabishobora. Nubwo rwose nababwiye ngo ubu kuba Madawudi yaramvunnye yego, ariko nayitambutsemo hamwe n'Imana, nayitambutsemo atari ibintu byo kuvuga ngo ngeze aho ndarambirwa ndabita, oya nta kintu nigeze nta. Byansabye imbaraga nzishyiramo kandi ndakora birakunda. So iki cyemezo rero urumva narabyize, numvaga ngomba gukora ibintu nize, kuko nanone kujya kubona ikindi kintu wubaka ngo gikore kikundikike atari kumwe ababyeyi baba baragusigiye wenda nk'umurage ngo tuvuge ngo nanjye mfite mu nshingano gukurikirana ibyo ababyeyi bakoraga. Umuntu wese yiga ari kuvuga ati noneho ngewe ndagomba kuzakora iki, ndagomba kuzavahe nkagera he, ndagomba kuzaba uwuhe. Nibyo nari narize, niyo platform nari mfite, numvaga ngomba kwibyaza umusaruro. Nta yandi mahitamo nari mfite usibye gushakisha inzira zinyinjiza muri ibi bintu. Ndarayishatse rero mbijyamo, guhera hariya ku Kiyede ndazamuka kugera, nakoze ikiganiro ndavuga ni nahere ku cyatanu, ngeraho icyatanu ngikuba inshuro zirenze 10 ku munsi. Niho nahere nta handi. Byaturutse mu kwiyemeza, ugafata umwanzuro ubundi ukaza ukataka. Ntago bigoye iyo urangije gufata umwanzuro. Iyo utarawufata niho biba bigoye. Urasi ntekereza ko wenda umuntu agira ibyemezo afata bigiye bitandukanye mu buzima. Nahita nkubaza, ese ni ryari wafashe icyemezo ukavuga ati kabisa nyine uvuga ati iki cyemezo mfashe kiragoye nubwo ngifashe ariko ndagifashe? Ni ryari? Dieudonné, umunsi wa mbere nafashe icyemezo, umunsi wa mbere nafashe icyemezo, bwa mbere mfashe icyemezo cyanjye bwite, mvuga nti iki cyemezo ndagifashe, ikizaba nzanywa umuti. Kwa kundi nyine ako siko buriya ushobora gusanga hari abantu batarifatira imyanzuro beho mu buzima. Se buriya babaho cyangwa wasanga ariko barahari, hari abantu batekererezwa iminsi yose, bafatirwa imyanzuro, ubuzima bwabo bwose buba bworoshye. Haba hari abantu iruhande rwawe bakubwira ati ca hano ibintu birakunda, wagerayo bakakubwira ati garuka nta kibazo urebe hariya. Icyo gihe rero njyewe mama yari yapfuye, yari yapfuye ni mu wa gatatu, yari yitabye Imana. Hari mu wa gatatu, abantu banzi ndabasohoje, bazaza mu kiganiro ubwo nabo bazadoreza comment. Hari mu wa gatatu nigaga muri 3e, twari tugiye gukora exeta. Baje kubimbwira rero, nigaga muri Christero. Background yose sindi kugenda nyubabwira neza, biri kuborohereza cyane. Nigaga muri nize Troncome muri Christero, hari hafi yo mu rugo. Noneho nafite exeta kwa gatatu y'imibare. Nabizi ko Troncome itangirira ku mibare cyetse nimba ubu ngubu byarahindutse. Baje kubimbwira rero, hari kuwa kabiri umunsi mwa mwafasha mu marokare, keretse nimba ibintu byinshi byarahindutse, ariko twe kuwa kabiri twafataga rokare, umundi mugakomeza mukagenda mukabyibushya ihene, niko twabyitaga. Ugakomeza ukagenda kigamo duke duke. Uwo munsi rero ubundi buri munsi naratahaga, uguhera muri chômage buri munsi naratahaga.
buri munsi naratahaga nkajya mu rugo gufata kandi inzara abanyeshuri yisi nagombaga gushaka uburyo kininyabya nkajya kurya uwo munsi rero nibwo munsi ntari natashye kuko mama yaramaze iminsi arwaye yarwaye mwaka nimwe yarwayemo buri munsi naratahaga nkajya kurya nkareba ukuntu ngaruka natorokaga ikigo kwa wigaga ubamo nigaga nize mu wa mbere mbamo wa kabiri mbamo wa gatatu nabwo niga mbamo ariko mu wa gatatu mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu nize ntaha kubera ko mama yararwaye kwa kugira ngo mube iruhande noneho ngiye mu gukora exeta njya mu kigo urumva nagiye abandi basezerewe nka dimanche nibwo ninjiye mu kigo njya kwiga mba mu kigo ariko kubera kwa kumenyera kwirirwa urya uko wishakiye n'ubundi nageragezagamo nkasimbuka nkajya kurya kuwa kabiri rero ntabwo nari nagiye mu rugo nari umunsi nari navuze nti umunsi ndirirwa ndi concentré ejo mfite exeta ya mate nakundaga imibare cyane navuga nti ejo mfite imibare ngomba kuyiga buryo ki uko bira amanota ngomba kuzayavana mu mibare uwo munsi kuwa kabiri sinajyayo 12:40 n'igice cyangwa na 20 umuriro uragenda ugiye rero tunjya mu kigo turatembera nicaye kuri portail ahantu hafi ya portail hari ahantu hari akantu ka cartening urakazi mbese Dieudonné retaining wall n'umugunguzi w'amabuye nk'uri uri kubona hari akagunguzi k'amabuye kari gahari twari gapima nka metero twakunda kugenda tukakicaraho nandi kumwe n'abandi bashuti rero twicaye nibwo abana twari duturanye baje mu kigo abana twari duturanye twararirimbanaga muri korali imwe baza mu kigo bakinjira mu kigo abana b'impanga babiri na musaza wabo baratabimenya baje mu kigo rero nkibabona numva koba ndavuga muje gukora iki nakamwe nyungu nanze kubavuga amazina ni nakabiti muje gukora iki ngo niyo twatuje gukorera navuze ni harahiye pe immediately nahise numvamo nahise mvuga nti hari ikintu kibaye bananga ntimumbwire ko mama apfuye baba bararise ngo nibyo twari tuje kukubwira nahise numva imbaraga inshizemo wa mugani wa babandi nahise manuka abantu twari turi kumwe abanyeshuri twari turi kumwe inshuti zanjye ubwo nabo bahise bahaguruka bumvishije nyine mbivuze bahita bahaguruka bahita baje rero babibabwira turi kumwe kuko urumva nabatangiriye nko muri metero nk'8 nimo nababwira ati simumbwira ikintu muje gukora ati mama arapfuye imbaraga yanshizemo ndataha urumva nahise nkata panya nacaga kuva mu kigo ngera mu rugo byari nk'iminota 10 nayo banze tabaga irimo nirukankaga yabaga ari nk'itanu mba ndirukanse mu rugo nabanje kujya muri dortoir bantwaye sinzi ngo bagiye kumpoza ariko nabwo nkumva ni ibintu byinshi mu mutwe sinjya nibuka cyari ibintu byinshi ariko icyo nibuka cyo nahise mfata umwanzuro ndamanuka ngeze mu rugo nsanga koko nzogera yirenze umwanzuro nafashe aho ngaho rero urumva abantu benshi bari mu rugo musaza wanjye arampamagara tujye inyuma tujye kuganira turaganira rero si ngombwa kujya gukora ibizamini pe nushake ubireke niba utabishoboye rwose ubyihorere si ngombwa tuzashakisha ubundi buryo tuzabaho yego kama mbaye aho ngaho rero twaraganira akanya katari gatoya cyane ariko we kubwe yumvaga ntafite ubushobozi bwo kujya gukora icyo kizamini yego kandi birumvikana nk'umwana ku muntu wese upfishije umubyeyi umwe yarasigaranye aho niho nafashe umwanzuro rero urumva nagomba gufata umwanzuro nimba ndakora ikizamini cyangwa ntaribuze kugikora byari amahitamo yanjye ni njyewe wari usigaye wo kuzipevera ubuzima yego nafite abavandimwe umuvandimwe wanjye mukuru turatana imyaka 5 turi 3 aho rero niho nagomba gufata umwanzuro niho hambere nafashe umwanzuro mvuga ngo ukomeye pe naragiye ndatekereza nambwiye ati amahitamo na yawe naragiye nicara ndatekereza ngikore no kugikora ibitekerezo byari byagiye yego umuntu ufite umurambo mu rugo ntago ari na cyagiye bahitaga bafata umuntu ngo bamujyanye kuri morgue ngo azabayo ngo muzamuzana ngo nyuma y'iminsi reka umurambo uri mu rugo wararaga mu rugo aho ngaho
mwabaga mbona oblige gushyingura bukeye bwaho kugira ngo atamara iminsi mu rugo. ubwo urumva kujya gukora ikizamini egari gusiga umurambo mu rugo. Ikizamini cya exeta ntibari kugisubika hejuru yawe, ntihabaho special examen nka bimwe byo muri kaminuza ngo uzakora ku ruhande. Aha ko cyari ikibazo ra cyari ikibazo gikomeye mu marira, mu gahinda, mu ntimba, ibintu nk'ibyo byose urobije gufata umwanzuro. Nararyamye ariko mu mutima wanjye nari nzi neza ko ngomba kujya gukora ikizamini cy'imibare, kuko iyo ndata imibare nta examen ariko wansigaranye njye nakundaga imibare. Bwarakeye mu gitondo cya kare bategereje kureba umwana uburyo cyari buze kubikora, bajya kubona nditeguye ndazamutse. Byarabarenze babura icyo kumbwira, babura icyo gukora, nanjye nkora exeta ndayirangiza. Iyo mibare warayitsinze? Ntabwo nzi amanota yose nagize yose hamwe, icyo nzi cyo nuko natsinze bakampa kwiga muri lycée des Arts. Yego, Imana uwo mubyeyi komeza kumutuza heza, mutuza heza aruhukira kandi amahoro. yishime ko umukobwa we yabaye indwanyi ari guhatana aracyahatana mu gihe ataramusanga. Mu buzima niba hari ikintu cyamvuna ni ukujya gukora ikizamini cya leta ufite umurambo mu rugo. Biranagoye pe. Ibaze nyine nawe umubyeyi umwe wari usigaranye. Mise nanagutinyamo. Oya ntuntinye ndasanzwe. Oya ibaze kujya gukora ikizamini cya leta usize umurambo mu rugo, amplis umuntu wabanye nawe umwaka wose arwaye. Ishusho ye nari nyifite mu mutwe wanjye, nta nubwo nigeze ntekereza. None mva nkubwiye mfite umusaza wanjye aranzambaguza byatari, yajyaga ambwira dutegereje amarezilita. Kuko se ngo nawe ngutegereje rezilita bizavamo turabizi. Tuvugishe ukuri, wumva se byibuze ari nk'ikihe kizamini wakoze wumva kizazamura amanota yawe? Sinshaka kuyoberwa icyo kibazo inshuro yakimbazaga, kubera yuko nanjye najya nyine tuzabanza turebe amanota. Se wajya gushaka ikigo tuzabanza turebe amanota, tuzabanza turebe amanota. Icyo kibazo yarakimbazaga buri gihe, nkashaka nanjye ikizamini nakoze nkumva ntacyo nibuka. N'uwari kumbaza ikintu kimwe bambajije muri troncome n'ubu sinkibuka. Gusa icyo nzi cyo nuko natsinze. Yego, turi no kugana ku musozo kugira ngo usubire mu kazi. Twagusanze mu gapoze, ndavuga ati cara hano tuganireho gato. Turabihuza none no mu buzima bwa gikristo, muri uko gufata ibyo byemezo. Ku murokore ntabwo bisanzwe kubona umuntu wo muri ADPR umurokore ufata initiative akavuga ngo ngomba kujya gukora ibi bintu abantu babona ko bidashoboka bitewe n'imyizerere yanjye, ngomba kujya kubikora. Atari uko kubikora bibujijwe, ahubwo ari kwa kumva kw'abantu nyine bakumva ibintu babyinjijemo cyane. Gufata icyo cyemezo ntabwo byakugoye, ni wowe nzi. Uziranye na engineer w'umugore? Oya, barahari, ariko nyine just w'umurokore ubu uri kuri field kabisa, kubona ari kwataka byanyabyo. Site nyibayemo igihe uyimazemo igihe cyane. Byaje gute? Urumva na bwo guhuza umurimo ukora n'uburyo buri spiritual naho usengera? Icyo gihe naririmbaga muri korali. Naririmbaga muri korali, yego. Naririmbaga muri korali Musanze. Urumva niho nari ndimo kwiga kaminuza. Naririmbaga muri korali, ariko rero mfite muzehe umupapa muri famiye nabagamo. Urumva nashakishaga akazi nk'abandi, asapotinga ibitekerezo by'abantu rero cyane. Nambwiye nabonye akazi, kandi bambwiye ngo ejo mu gitondo nukuzana kwiki ipantaro. Tugenda wambaye, hari ikibazo se? Nta pantaro y'ikoboyi nagiraga. Bibaho mu buzima. Ni ukugira utwenda twa siporo, kandi natwo n'amatriningi. Kandi triningi muri site se wayambara kangahe? Tukaba barambwiye nzi nambaye imyenda ya site. Umuntu twavuganye yarambwiye tuzi wambaye imyenda ya site. Kandi nashakaga akazi. Ikintu cya mbere nashakaga kwari kugira ngo nzarangize A0 mfite experience muri ibi bintu nizemo. Ubundi target yanjye ya mbere yari iyo ngiyo. Yari experience. Kubona experience. Kandi urumva numvaga nta famille mfite wenda ikora ibi bintu ngo tuvuge ngo bazanyinjizamo nigiremo wenda baha agaciro diplome nzanye, numvaga byanze kunza ari uguhera hasi. Kandi urumva ni ibintu byari ukwiyemeza. Niba ari ukwiyemeza rero nta brag ziri muri ibyo bintu. Nagombaga kubijyamo.
nari mbonye amahirwe yo kujyamo then ngo njye kuzana imyenda ariko kandi muzewe yarambwiraga ati se si akazi ni akazi nyine ni akazi genda ukore ni akazi ikizima ni uko uzikora akazi kandi ari n'umushumba muzehe rero ni kuba mbwiye ngo ningende nkore pfa kuba numva ari akazi navuga nti abandi bose sindi kubumva nta muntu n'umwe ndi kumva nareba ko ari n'umushumba mu itorero akavuga sinashaka no kuvuga ngo wenda ngo ni umushumba mu itorero abibyaza ibyo ngibyo njye nemeraga inama ze icyo ni kimwe kabiri agakiza ke ngewe nabonaga yavamo simvuge ngo iki nemera agakiza ka muzehe kuko ni urugero rwiza rw'abantu natangira ubuhamya mu isi ni arakijijwe ni role model mwiza mu by'agakiza kuri njye abandi babireba bakabona ibitandukanye n'ibyo ngibyo sinababuza ariko kuri njye ni role model mwiza mu bintu by'agakiza none urumva rambwiye ati mami niba uri kubona rwose ibi bintu urimo ari akazi jya kwikorera akazi ibintu bihorere ikizima no kuzi ko muri wowe ukijijwe yego ebana aho ngaho numvaga mfite umuntu ushyigikiye 1,000 ku 1,000 naragiye ndakora abakirisitu sinzi nakoreka mvuge nti bene data muri Kristo Yesu urumva ntiwababuza haya yego uziko umuntu yamfotoye yaramfotoye ayijyana yaramfotoye arayohereza urabizi ifoto yo kuntu yirukanga isegonda rimwe nagiye kumva numva ngo wambaye ipantaro n'umuganda yase yongera ifoto irangarukira baramamagara ngo wambaye ipantaro ndi mu kazi keka niba babwiye ko yamfotoye nagiye ahandi byari urugamba rukomeye baraguhamagara bakakuganiriza ariko bamwe barabyumva kuri mu kazi usibye ko abandi wenda nabo baba batari kubyumva ariko wenda icyiza ni uko iyo bigeze muri gahunda zo gufata imyanzuro bagomba gufata umwanzuro w'ikintu bavuga ati twakoze iki bitewe n'iki nubwo bwose abantu bashobora gucara bagahwihwisa inkuru nyinshi ariko iyo bigeze mu ikese yo kugufatira umwanzuro niba uri umuntu wo guhagarikwa mu itorero cyangwa utari wo guhagarikwa cyangwa uri ikibazo cyangwa utari ikibazo bareba koko niba uri ikibazo ntago itorero cyangwa se idini ari akadugudu k'umuntu ku giti cye ku kigero yagufatira umwanzuro uko ashaka umwe we yakwirukana of course yakwirukana tewe n'amarangamutima nta nubwo yakwirukana gusa yanaguca no mu gihugu ariko ku bw'amahire umva idini riba riyobowe n'abantu benshi ntabwo rero umuntu umwe yaza ngo avuga ati nabibonye nabi ngo birangire bafatiye umwanzuro ku muntu umwe yego barabivuga ariko birangira umwanzuro uba uhindutse wihe abari mu kazi umuntu uri mu kazi muri ADEPR ntabwo ari ikibazo yego tunabwira n'abantu nyine wenda bashaka kugira iyo myumvire ntabwo ariko bimeze ku itorero muri rusange itorero ni umubyeyi umubyeyi iteka ryose ashyira ku munzani akareba icyatumye ukora icyo kintu ese inyungu ni iyihe ninuza muri ADEPR ntabwo kwambara ipantaro ari ikibazo mu gihe uri mu kazi ariko se ubundi Dieudonné harya ADEPR yashinzwe ryari ntabyo nzi sinari impari urumva njye ntekereza ko imyaka ADEPR yashyizweho abadamu ntabwo babaga barobrije kujya mu kazi ubuzima bwabo bwari mu rugo no gufasha inshingano abo mu rugo si byari ibintu bibasaba kujya mu mirimo isaba imbaraga cyane ku kigero bibasaba kwambara amapantaro ntacyo byari bitwaye kubabuza kwambara amapantaro na cyane ko icyo gihe ntekereza ko mu ntego za ADEPR uko ugaragara inyuma nabyo byarakontaga mu kugira ngo ugaragare nk'umuntu w'umukristo cyangwa se bagendere mu indangagaciro zawe indangagaciro iki n'iki byari ibintu bikonta hanze indangagaciro imico imyifatire ibintu nk'ibyo barabirebagaho ukusa ariko ubu umudamu aragomba kujya gushakisha uko ntabaho bazagera babihindure urabona bikaze reka nkubwize ukuri biracyanavuna n'abantu benshi hari abana benshi uba ubona hari akana mperutse gukorana ko muri stage kaje muri stage ane passe 2020 yari umwa ADEPR uziko baza muri site neza ukabona umuntu yabuze uko yifata kandi rimwe na rimwe wanamuganiriza ukumva ikibazo ni abantu nyine baba bari kuvuga ngo abantu kumva biravunye cyane rero nshuti z'Imana bana muri kwiga ibintu bya tekinike muri igitsina gore muri ADEPR cyambere cy'umwanzuro wafashe ujya kwiga tekinike nawe bwayo uragoye so hagara nk'umuntu wafashe rero imyanzuro igoye uyibemo ariko ADEPR yo ntago iragira ikibazo ku muntu uri mu kazi ku pantaro ahubwo uko abantu bo hanze bagera barengaho bakaba ari bo babijudginga cyane se ni kubera iki cyangwa nitwe twabibashyize mu mitwe
nyine icyo umenyereje umuntu iteka iyo udeviyeho gato akabona wenda bitandukanye n'uko yatekerezaga, yumva ko ari ibintu biremereye cyane bitewe n'imyemerere. noneho wari uzi neza ko batujajinga bagendeye no muri ibyo ngibyo, usengera hera umwadeperi gusa uyu mwadeperi kandi aragakora. Ubu sinshobora kujya kudiringa isoko ngo ngende nambaye ijipo muri tekinike. Oya, none suzi ngo ipantaro nyambara iyo ngiye muri site gusa. Hagize n'umpamagara agiye kumbwira akazi ngenda nambaye ipantaro. Ubwo rero uko byumvikana ntabwo ikibazo ari ADPR ahubwo ni abandi bantu bo ku ruhande. ADPR bamwe batayumvisha bayifata uko bashaka. Sinzi utarasobanukirwa neza ADPR wenda uyirimo ashobora kwifata nabi. Ako wasobanukiwe neza ADPR ibyo ntabwo bitakazaho umwanya. Nabo hanze rero kuko ubona uje gusaba akazi wambaye ijipo ka tekinike. Batuye ntabwo azi ibyarimo. Ugize imbabazi akugira imbabazi yakureba akagusuhuza akakugutega amatwi yarangiza akakwihorera. Naho ubundi wenda ashobora no kukureba uri mu modoka wamubwira ko ari wowe uje agahita akubwira ati ntago mari. Ihangane ngize impamvu ukigera no mu kazi ukivuga tekinike ahita avuga ati ariko yizeye ko imyenda atari yuza no mu kazi. Ukigaragara gusa nk'umuntu uruze kugumana mu ijipo kuko abantu iyo batubonye bakabona ko umwadepari atayimashina ko ipantaro udashobora kwishyiramo. Ubwo rero ahita avuga ati akazi arakankorera kugira ngo nkorohereze rero nkwitaba nambaye ipantaro nambaye neza rwose imyenda uyirengagize. Ikizima nuko nzi neza yuko imbuto dusoma muri Bibiliya byanze bikunze ngomba gukoresha uburyo cyuze nsomaho. Yes. Tunagana no ku musozo kure wisubire mu kazi dore n'izuba ryacanye nyine ni kuri tere. Waryumvishije izuba ryo muri site? Yankubise ibitugu wagira ngo ariko nyine no kubyina. Akazuba kagutwaye iki? Kugahigiraho kagutwaye iki? Wese ko ari ibintu umenyereye. Ubu rero ngiye umuntu araribyimba paka saa 12. Nacaniriye kabisa wagira ngo kameramani wenda ndabona yenda kurira. Niko uzi ko nawa muriro wazawushobora wazawota. Akuriya muriro kwa ko tutaramenya temperature uzaba uriho ntago wamenye. Ariko sayiti twaho nywera agakawa wowe. None se ahubwo inshuro mbana nakoze muri office ni zingahe? Mu office yumva hari sayiti noneho zitageraho kugama. Reka nkorohereza. Reba hano kuri Kacyiru ku Kinamba. Hano bahita ngo iki kunyako ni ku Kinamba. So ku muhanda wari mutoya. Uriya nawe ukozeho bari kuwegeza inyuma kugira ngo habe hanini. Nawe reba hari ahantu kuva hari house station kuzana kugera wenda hari yabihurira neza uzamuka. Hari ahantu nahantu ho kugama haba hahari. Nta brage ziba zirimo. Harebe. No kubyiyemeza no kukiyemeza. Ni nka kuriya tuba tubayeho. Uragakora sakindi kazabyara ikindi. Yes. Tunagana ku musozo ko ndabona abakozi bagenda bagaruka baza mu kazi sinzi igihe urari kuri umuyobozi nyine uri leta. Oya kurya se. Cabana. Yego, tugana no ku musozo nihe nama waha abana b'abakobwa? Haba muri rusange hari n'ababyeyi bize babika diplome. Nabo bose bagira inama. Inama naho abantu bize tekinike ko wayize habura iki kugira ngo uzuyikore. Turi mu Rwanda ruteza imbere uburinganire, ruha agaciro umwari n'umutegarugori. Mwaza mukakora mukareka kubura akazi kandi site zitegereje abakozi. Sinkwijeje ko nuzo uzabona akazi ko hejuru ukiza. Ariko byibuze nako hasi se waza ugahera hasi ukazamuka nkuko natangiriye mu Kiyede. Kandi ku minsi yagiye yicuma narazamutse santuka ndashimira Imana. Namwe rero ni muze mukuri. Mwarabyize site mwagiye muzumvaho ukuntu zimera, mwagiye mujya mu stage mwumvishe ukuntu akazi kameze. Nta mpamvu yatuma uryama kandi muri site hakira akazi. Muziko mu bintu bitirajya hagarara mu Rwanda ngo tuvuge ngo akazi kabuze mu Rwanda nakamazu. Amazu arubakwa umunsi ku munsi. Kandi buriya ikintu gitangaje nuko ushobora gusanga abayede barimo bataranabyigiye bataranize. None se urumva bakwima akazi wowe waranabyize? Ugiye korohereza umuntu ugiye kuzajya kubwira ntago azajya kubwira ngo nterura ibuye ngo umuzanire ikinonko. Antu kurumva ko
ku muntu bishaka yaza agakora mwiryama amafaranga muri site ari kuboneka nawe si umuyede ari guhembwa 4,000 urumva atari menshi ni menshi cyatari umusini w'umuyede none ahembwa 5 ko ni 5 ku kwezi urumva atari menshi none urumva warabyigiye ukora nk'umuntu wabyigiye none ugira n'amahirwe yo kuzamuka yego noneho iyo ugeze muri site zakubiswe ni 3 nta site so hari site igikoresha umuyede wa 5 Kigali ntago wamubona byonse ndi kubwira abantu nibaze bikorera tekinike iyo wayize irakorohera ufitemo ubumenyi bwinshi ngwino ukore noneho niba uri umwadeperi mwibeshyira deperi ntago iraca abantu bambaye amapantaro kubera ko bari mu kazi oya niba yaramuciye ntago ari byo yamuhoye hari ibindi bafitanye ariko nimba maze imyaka ingana gutya nambara ipantaro ndagenda mu mujyi tuzakubitaniramo ubundi mu mibyizi yanjye ni ipantaro kuko mba ndi guteganya ko ndakora iyo ntari mu kazi mba ndi guteganya mu kanya gatoya mu mibyizi nambara ipantaro kandi numva nta n'ikibazo mfitanye n'ibyo bintu numva nta kibazo mfitanye n'imyenda nambaye cyangwa se wenda abantu bashobora kumbona ukabona byibajijeho ariko ndavuga ni reka nkureke wenda ndacyafite umwanya wo gutakaza kuri ibi ngibi ariko nta bantu b'abayobozi baravuga ngo baje kubimbazaho cyangwa se cyo wenda bagenzi banjye b'abakristo hari igihe wumva umuntu we bimuremereje ariko urabizi ko n'ubusanzwe baremerezwa n'ibintu bitandukanye kandi bidafite naho bihurira n'ibyo agaciro so ndamureka abadeperi mwize tekinike muze mukore abakobwa ababyeyi bize tekinike mujye mu kazi mukore bazabaha agaciro yego ababaca intege baba bahari bakubwira ko utabishobora ariko nutekereza ko wabyize ukabyiga wose utarabyize arabishobora wowe wabyize niwe utazabishobora nimuze mukore birakorekeka niba uzi ko wabyize kandi ukaba uzi neza yuko ubizi mu mutwe nk'ubumenyi ngwino ubishyire mu bikorwa birashoboka buriya watunguwe no kubona ngo usanze kuri tere ngo tuganire ariko icyatumye mvuga nzakuganiza nahe nagiye kubona mbona ndi kwitambukira kuri YouTube mbonye aka video kawe ndavuga ati nami imihanda arayinjiye imihanda narayinjiye noneho numva ni ikintu cyiza nk'umuntu bibamo uzi n'agaciro k'ibi bintu merci ndavuga ati ubwo abitinyutse wazamuganiza tukumva byaturutseho kugira ngo uvuge ati reka nubwo nkora ibi bintu bikoze iki gihe iki n'iki ngomba no kugira n'agaca no ku ruhande iki gitekerezo cyaje gute igitekerezo cy'ubuntu rero natekereje gukora cano ako na kera kose cano nabonaga nayikora nubwo bwose content ari igihe kitari cyakageze yego nubwo content wenda umuntu aba atarabona content nyayo yo guhereza abantu ariko YouTube yo numvaga nayikora why not gusa ndi gukora muri iriya Mpaziri housing project hano mu cyaha hafi hari buri mumotari wanzanaga mu kazi nahitaga numva afite ikibazo cyo kumbaza ese aya mazu ubundi aya mazu waca no ku muturage ukahita wumva ko ubundi aya mazu kandi ari ibikorwa bibakorerwa nkumva abantu bafite ibibazo kuri aya mazu ni ibikorwa bibakorerwa ni ibyo bagenewe noneho umunsi umwe mfite umwanya ndavuga ariko wafata aka video nkasobanurira abantu nkereka abantu ubwiza bw'aya mazu just video yanjye ya mbere na postinze kuri TikTok ko ari ukwereka ubwiza bw'aya mazu kuko abantu bavuga nibi birebe ukuntu bimeze iki n'iki ndayipostinga nyipostinze numvaga narababwiye ati ndaza no gusubiza ikibazo cyose umuntu arajya mbaza ndamusubiza rwose muri comment mwandike ndabasubiza numvaga ibyo byose ari nk'abantu 10 baruze kubimbaza message zarageze zigera mu bihumbi zambe natangiye nsubiza rwose numva ndibuze gusubiza hirya zambe birakora ndavuga ni mana yanjye busize message bazisubiza ute mbona abantu bashishikazwe no kubimenya ndavuga uzi n'ikindi ndakora YouTube wenda aho message zajya ziba zimazeho iminsi nza ndebe icyo kiganiro nashyizeho ndebe nicyo bakimbajijeho ntangira ndi gukora ibiganiro byo gukwerekana ubwiza bw'ari amazu kuko njye narayakundaga pe nabonaga ari amazu meza ndayakunda nk'umuntu wayubatse kabisa ndayakunda pe mbona ari meza umuntu wayakozemo mbona ari meza pe navuga reka nigaragariza ubwiza bw'aya mazu abantu bicara bayatuka nuko batayazi kandi yatanze na feedback nziza abantu benshi barazikunze ntabwo bari bazi ko ari kuri zimezemo imbere narazerekanye barazikunda
noneho ngenda ngaragaza utuvideo baraza kutubona ukuntu mbona ni byiza barabikunda ndavuga YouTube ndabona rero ari ahantu abantu bahurira n'abandi wakora aka YouTube rero sasa gahoraho nkajya nkora ibiganiro nkiganiriza abantu kuko mu buzima busanzwe nkunda kuganira yego ahubwo na rwose nugenda ndanagupiningira abantu bacu nyine bakeneye kujya bajye barebe ayo mazu barebe n'ibiganiro nkora bampe komenti bansuggesting ibitekerezo ndabyemera yego tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo ukomeze akazi kandi ndagushimira cyane ko wemeye kuba wavuga ati reka tuganire nta kibazo undi kenshi utunguye umuntu hari igihe ubona bidasa neza ariko ntabwo wabigize ibintu bikomeye cyane inshuti yanjye ndasanzwe urumva ubusubundi gute nakanga kuganira n'umuntu njye ndabikunda ariko dapreto nkunda kuganira ndabikunda mba numva umuntu ambwiye tuganire nta bindi bintu bimugije twaganira yego ndagushimira cyane rero Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ihe umugisha amaboko yawe n'ibitekerezo byawe kugira ngo ibyiza byose biva ku Uwiteka bigusange kubera ko ihereze nyine umugisha imirimo y'amaboko yawe kuko wahisemo gukora wanga gusabiriza cyangwa kuba wakwirukanka byashobokaga ko wakwicara mu rugo ukarera izo mpanga umugabo akagutunga ariko abakurikiranye urwo rugendo ntabwo wabishimye urumva iyo ubishima mu mezi 3 umaze kubyara guhita usubira mu kazi ahubwo nari kuryama na site iravunantuka ariko ngewe niyemeje guhahira muri site maze gukora mu poste menshi atandukanye muri site poste ntakoramo nizo nke cyane ubwo urumva niyo umuntu ava ku cyatanu mu kiyede cyete cyo muri site uzikuntu uzi ibintu bakora inyundo guterura gupakira gupakurura ubwo urumva niba narahereye aho ngaho nkagera aho nzamuka byanze bikunze ntago wananirwa kumanaginga abakozi ntago wananirwa gukora imirimo ivunanye cyanakoze ibintu byinshi bitandukanye ntanga kwicara nshuti yanjye kwicara niko kabi yego tunashimire n'abantu rero badukurikiye kuri Imana ibahe umugisha ndizera ko mwabaye inspired kuba zareba iki kiganiro kandi kuri subscribe nyine kwicara niko kabi jya ubabwira ariko ntibakicare yego turumva tuba twagurutse mu kazi mw'abantu mwe uzi gutekereza ukavuga ati iki ubuzima kiganiro buravunye kugikorera kuri tele niba byuke bashaka icyo bakora gake wenda ntibabona icyo bakora kijyanye n'icyo bashaka ku kanya ariko byibuze babona bikeya bari kwifashisha kugira ngo bazagere ku byo bashaka kandi birakunda hari umupapa rwose twaganiye arambwira ngo uracyari muto aciyemo igihe uracyari muto ntuzakunda amafaranga cyane kuruta gukora amafaranga arakunzwe bihagije aravuga ati rero icyiza wowe kunda gukora amafaranga y'igihe nikigera azaza rwose none nuko nta yiko nuko wenda ntagiye muri details ukuntu nagiye nkora urumva nahereye ku 5 3 5 tanjya kuri 5 gutyo ndagenda bizamuka urumva nahereye kuri 3 ku munsi 5 ku munsi 3 ku munsi 5 ku munsi 150 ku kwezi nyine geraho yakuba 10 ku munsi 5 wumve ngo byarangiye byarageze kurangaye kandi ayo nayo nabashe kubabwira kuko nageze aho ndayarenza urumva iyo nza guryama wenda ngo ntegereze umunsi nzabona akazi nyako kajyanye n'ibyo nize wenda kuri degree runaka mfite ibintu bya science birahenda kubyishyura byari kongora ariko urumva muri site ubuca mu kajana karekare bagenda baguhinduranya amaposte biragora ariko urumva byageze aho ndazamuka biturutse hehe mu gushabika ugashabuka ukagera 5 bikageraho bibaze kuva ku 5 ukageraho noneho agendaga n'igitsi urya imbada oya reka tubyore imibereho y'umuntu ubihembwe 5 yo ni ikindi kiganiro imibereho kugira ngo ukuntu umuntu aba muri site ari umuyede ni ikindi kiganiro urwo rugendo kugira ngo uhinduke amaposte birangire wenda ushobora no bashobora kugira icyizere ngo hagarariye site yoburiye site umva biragoye ukava no ku rwego rw'5 ukageraho ugura imodoka yawe sigura bigira menshi
oya Yego. gusa ikintu kimwe cyo nakubwira Mm. ntago ari ukuvuga ngo ntago bishoboka, birashoboka, ariko nshuti yanjye ntakubwira ngo birashoboka ngo ugire ngo ni ibintu byoroshye. Ni Sha, consistency. uragigira Ni ibintu pe. byose. Ni ibintu byose ni consistency no guhozaho bigeraho bigakunda n'uwo muhati Imana irawubona. Mfite utuntu twagiye tuncarenjinga mu kazi nkavuga ni rancarenjinze. Kwicara muri inyuma muri pick up nta handi hantu ufite ho kwicara. Ugasanga bagusigiye umwanya hehe kuri ka kuma kameze nka gutya ngo wicareho inyuma pick up. Uvuga ati ndasubira inyuma gato. Barakubwira ati urashaka kujya mu kazi none kuticara ngo tugende. Uravuga ati se ndicara ndasigara ndagenda reka nyicare ugenda umeze nka gutya. Yafunga amaferi bikaba byageze. Mami tuganiye rero byatuma akazi tukica. Reka twigendere twari tunyuzeho kugira ngo tugusuhuze. Ubwo niba bikunda tuzongera tuganire ufite umwanya. Reka nshimire buri mwese wadukurikiye, ni ukuri Imana ibaha umugisha umwanya gufata ukareba ikiganiro. Tuba twabitekereje turabatekerereza ati ikintu tugiye gukora se cyagirira umumaro, ubyumva gute? Bajye bakireba bareba ibiganiro rwose kandi ntibibagirwe gushyiraho comment. Please mujye mushyiraho comment, ni byiza kuko nyine nk'iyo uje ku kiganiro ukandika ati iki n'iki bituma umuntu abona yuko abantu yaganirije hari icyo babonye iki n'iki cyangwa hari n'ikindi bifuza kumva kuri ibyo bintu. So mujye mwandika kandi ntacyo biba bitwaye. Na like yego na share ku muntu. Hari igihe ushobora kuba utari umutekinisiye utari umutekinisienne ariko ukaba uziranye n'umushuti wawe wiryamiye somewhere udashaka kujya muri site. Iyo urebye ikiganiro nka kuno tuvuga ngo share, ushobora kukamusharinga ukamwereka uwo mudamu wagiye kwirukanka mu mihanda no mu mazu nawe akareba rijyabira akavuga ati ariko wa mugano wanza nagerageza. Nibyo twita share. Kirebe nubona hari umuntu wagisangiza kimusangiza. Yego. Mami ugira ngo ntukoze? Dedone nawe wakoze pe. Mani go mugisha rero pe nawe mani go mugisha. Dusengere iyi site twite twigendera. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe. Tugushimiye ko wabanye natwe. Twatangiye dusenga ngo dusabe kugira ngo bane natwe. Nibyo koko wabanye natwe. Turagusabye rero mwami kugira ngo ibyo tuganiye bigira abo bifasha bave ku rwego rumwe bajye ku rundi. Reka rero mwami uzuganze muri bo, haba n'urwaye umukize kuko ari we ubasha kugera hose, kandi tutamusaba kugira ngo akomere ihangane, twizeye ko azakira akamera neza. Reka rero dusabire umugisha mami ndetse n'aho akora kugira ngo ukomeze umuhe imigisha y'uburyo bwose. Dore yakuye amaboko mu mifuka kugira ngo abashe kugira icyo ageraho, akore, atunge umuryango, afashe n'abana. Reka rero ukomeze kumuha umugisha, umuhe byose yifuza, kandi mwami umuhe ibirenze ku byo afite, kandi ibyo uzamuhereza bizarushaho kukubahisha ndetse no mu murimo wawe. Turagusabye rero kugira ngo ukore ibishoboka byose kugira ngo ugubwe abantu bacu bagubwe neza. Tubigusabye tukwizeye ku izina rya Yesu Kristo. Amen. Thank you.